hari akantu nibutse muri iyi minsi niko gatumye ngaruka kuri kamera yego nubwo ntarakira usibye ko n'ubusanzwe Noheli imaze gutakaza igisobanuro hejuru ya 90%. Noheli ni iki pastor? Noheli ni igihe abantu bizihiza cyangwa se bibuka kuvuka kwa Yesu. Hanyuma hashize imyaka 2025 bibaye Yesu yavukiye mu isi. Nkurikije uko watubwiye icyo dukwiye kwizihiza kuri Noheli pastor, numva rero ko tudakwiye gutegereza ku itariki ya 25 ahubwo ntabwo twavuga kuri umwe byadufata igihe kirekire, ariko ubuhanuzi bwose buri mu isezerano rya kera bwavuga Mesiya. Nibwira ko nitugerayo tuzaba dufite ubwenge butari nk'ubw'inaha. Buriya yarabifirinze arabyumva ko bidasanzwe. Buriya mu rusengero dushobora kuba turi nk'igihumbi, ariko iyo uhuye n'umuntu yavutse ubwa kabiri mwinjiriye mu irembo rimwe yuzuye umwuka wera wakiriye muramenyana. Yego. Imana imenya ibyo rero. Kera hari 1998 hari korali yitwa Imbuzi yajyaga aririmba ngo urushishi rw'umukara mu ijoro ry'umukara munsi y'urutare rw'umutakara n'Imana irarubona. Rero iyo nyota ni Imana izahaza. Ni uko uzagenda winjira mu mugambi w'Imana, uzava mu bwiza ujya mu bundi, uzarushaho kwimenya, uzarushaho guhishurirwa. Hari ibintu byitwa ngo Père Noël. Pastor, nashaka ko iki kintu kivugaho. Père Noël ni ibiki biriya bintu bundi? Kuvuka kwa Yesu uyu munsi twizihiza Noheli ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa 12. Bihuriye hehe pastor? Itariki yavuye hehe? Nta hantu bihuriye gusa. Nta hantu bihuriye n'itariki yavukiyeho. Yaje iti itariki? Usibye ko n'ubusanzwe Noheli imaze gutakaza igisobanuro hejuru ya 90%. Reka twongere tuguhe ikaze ukunda ibiganiro byacu ku Gakiza TV. Imana iguha umugisha, ariko by'umwihariko tukwifurize Noheli nziza n'umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2026. Imana iguha umugisha, kandi ibyo tukwifurije tubikwifurije tubyizeye ko bikubaho ibyo byiza byose. Turifuza ko nawe wizera kandi ukabyakira. Noheli kubera nziza, usoza umwaka neza wa 2025, kandi na 2026 uyitangire neza, kandi nuyitangira neza tukwifurije kuzanayisoza neza, kuko Imana nabyo irabishoboye. Tugarutse mu biganiro byacu nk'uko musanzwe mumenyereye. Twizere yuko ibyo twasoje byose byagize umumaro mu buzima bwanyu, by'umwihariko w'ubana natwe umunsi ku munsi. Tuzi neza ko hari icyo byagufashije. Niyo mpamvu tugarutse kugira ngo twongere tubane namwe mu bindi byiciro byose by'ibiganiro bikurikira. Igihe cyose Imana ikidutije kubaho, igihe cyose Imana ikidutije umwuka, ntabwo tuzahwema gukora umurimo w'Imana. Pastor niwe tukiri kumwe. Pastor, kazi. Murakoze cyane. Nandi kubwira abandi ngo Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Bose wowe urimo cyangwa ikubwira by'umwihariko? Naye ndabyakiriye hamwe n'abandi. Yego. Ikaze cyane. Murakoze. Meze neza? Ndaho. Turaza kuvuga amakuru nyuma, reka tubanze dusenga Imana. Mana, mu izina rya Yesu turagushimiye kuduhaye kurangiza uyu mwaka. Ubuntu bw'Imana bwabanye natwe kuva mu kwa mbere kugeza muri uku kwezi kwa 12. Warakoze kuba wo kwizegwa, ukabana natwe ukaturinda mu buryo butandukanye. Reka no muri iyi minsi isoza umwaka ubuntu bwawe ukomeze kubana natwe muri byose, mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen. Ikaze cyane, kandi twizera yuko ukomeza kubana natwe, kandi ko warakoze subscribe turagushimiye. Niba utarabikora kandi turabigushishikariza, kuko n'umuryango w'abana b'Imana utakwicuza kubamo. Ikaze rero pastor, amahoro cyane. Yego yego. Noheli yageze pe. Reka tubanze tubwire abantu usoje umwaka gute? Ndashimira Imana ko yandinze, kubera ko atari bya bindi by'Abanyarwanda. Maze amezi 2 ngwaye. Yego. Niyo mpamvu ibiganiro bitari bihari. Mbonereho gusaba imbabazi ko abantu batubuze. Message abantu bandika narazibonaga, ariko ntabwo byashobokaga ko njya kuri kamera.
hanyuma ndashimira Imana ko ubuntu bw'Imana bukindinze kandi uzakomeza kundinda no mu gihe gikurikiyeho. Amakuru yanjye nayo. Hari abantu bamenye ko urwaye, hari n'abatarabimenye babyumvise bwa mbere. Abo bose nta detaye nyinshi bamenye, ariko hari abashobora kwibaza se pasiteri ko dusengera tugakira warwaye ate? Ni ibisanzwe. Na Pawulo yari nangiye kuvuga ngo igihangange, nawe yagiraga ubugwayi. Gusengera abandi ni impano, ariko ntabwo bivuga ko nyiri impano adahura n'ubuzima nk'ubw'abandi bantu bose. Niyo mpamvu Yesu yasonzaga agakenera nk'ibyo abantu bose bakenera mu buzima bwa buri munsi. Hari igihe abantu bumva ati umushumba yararwaye, bakavuga bati buriya ni bya bitero bya Satani atera abana b'Imana n'abakozi b'Imana kubera yuko baba barwanya ubwami bwe. Umwe akaba yavuga ati ariko ubwo bwami bwe waburetse kugira ngo wibere amahoro. Oya, kugeza ku mwuka wanjye wa nyuma nzaba nkiguhana n'ubwo bwami bw'umwijima. Hari akantu nibutse muri iyi minsi, niko gatumye ngaruka kuri kamera. Yego. Nubwo ntarakira. Nakunda kuvuga ngo kugeza ku mwuka wanjye wa nyuma. Yego. Nifuza kuzavuga ko Yesu ari umukiza. N'abantu wakavuga kakabatera ubwoba. Yego, ariko nico navugaga no kuvuga ko igihe cyose umuntu agihumeka, Imana iba igifite icyo yakora kugira ngo abandi bantu bamenye Yesu, bakunde Yesu, basubiremo ibyiringiro. Uburyo twumva ibintu mu buryo butandukanye, pasiteri, ngiye kubariza umuntu ufite imyumvire itekereza ngo wa mugani w'ikinyarwanda ngo uwiyishe ntaririrwa, akaba yavuga ati pasiteri, ubwo urumva utari kwiyahura ubishaka? Oya, ntabwo ari kwiyahura. Ntekereza ko simpamya ko imyaka maze ku isi, iyo nsigaje kubaho simpamya ko ingana niyo maze. Iyo maze ishobora kuba ariyo myinshi. Iyo usigaje akaba ariyo mike? Akaba ariyo mike. Ubwo birumvikana ko imyaka nsigaje kubaho n'uwayigira 200 yaba akiri mike. Kubera ko nabo duherekeza bafite imyaka 97, 100, 105. Yego. Tuba tukibakunze, cyumva twishimiye kubana nabo. Ariko mu isi ni nk'uko bigenda, gusa ngenda cyahari. Uracyahari. Abantu kuba bakubonye nubwo waba utakize, ariko bari kuhita babitekereza ko worohewe. Hanyuma twabwira abantu ko noneho bagiye kongera kubona ibiganiro wagaruye imbaraga, cyangwa nyine ni nko kubabwira uti igihe mutambonye mumenye ko nyine nongeye naryamye? Yego. Ubugwayi nawe nabwo ni ubugwayi bukomeye, busaba igitangaza cy'Imana gusa kugira ngo umuntu abe ameze neza. Ntabwo nzongera gukoresha umuvuduko nk'uwo babonaga, keretse icyo gitangaza cyabaye. Ariko nikiba bazabona nyine dukomeje ibiganiro uko bisanzwe. Nubwo kubwira abantu ubu bugwayi ni ubugwayi gusa. Ni ubugwayi gusa. Aha, iyo tubivuze nka gutyo aba ari uburyo bwo kugira ngo tubwire abantu impamvu yatumye tubura iyo consistency, cyangwa se uko guhozaho batubonanaga. Ntabwo twaguye, ntabwo twavuye mu byizerwa, ntitwacitse intege, ahubwo nyine byose bikorwa ni umwuka utuye mu mubiri. Yego. Umubiri rero iyo utameze neza, umwuka ntiwaza kuri kamera ngo bikunde. Uyu munsi reka duprofite intege cyangwa imbaraga Imana yaguhaye, tuzibyaze umusaruro, niba ariko nabyita. Ndifuza ko tuvuga kuri Noheli kuko niyo turimo. Iyi Noheli reka mperaha. Noheli ni iki, pasiteri? Noheli ni igihe abantu bizihiza cyangwa se bibuka kuvuka kwa Yesu. Hanyuma hashize imyaka 2025 bibaye, Yesu yavukiye mu isi. Yego. Bihuriye he n'ibirugu n'amatara n'amakarita duhana? Nyuma y'uko avuka yarakuze, hanyuma akora umurimo wo gucungura abantu, arangije arazamuka, ari mu ijuru. Ibirugu rimwe na rimwe biba ari ibyo kurangaza, cyangwa se sinavuga ngo kwibagiza, kubera ko inkoresheje iyo mvugo. Yego.
birashoboka ko uyu munsi ushobora kwizihiza isabukuru y'amavuko. Ariko isabukuru y'amavuko ntabwo yatwibagiza ko Dominique ari umuntu w'umugabo. Yego cyane. Yego. Muri iki gihe aho kugira ngo abantu bizihize icyo Yesu yakoze mu buzima bwabo, kubera ko yenda reka duhere ku gihe avuka. Hari indirimbo abamarayika baririmbye iri muri Luka 2:14, haravuga ngo mu ijuru icubahiro kibi cy'Imana no mu isi amahoro abe mu bo yishimira. Hano yari indirimbo ariko bwari n'ubuhanuzi. Ubuhanuzi rero busohora mu buryo bwinshi. Byari bivuze, reka mbivuge amagambo yoroshe, abantu basubiza Imana icubahiro bayambuye, amahoro atahe mu mitima yabo. Nicyo bari bashatse kuvuga. Ariko nanone hano bari bashatse kuvuga ko Yesu aje ari umwami w'amahoro. Kandi iyo urebye abantu bizera Kristo, ndavuga bavutse ubwa kabiri, ni hagati ya 500,000 na 700,000. Hanyuma ifashe bitwa abakristo bose, ushizemo abakatolike, orthodoxe, abafite icyo bazi bose ku izina rya Yesu, ni 2,2 miliyari. Ariko nubwo tugifite miliyari zirenze 6 badafite icyo bazi ku izina rya Yesu, hari igihe amahoro azuzura isi. Ubwo ni ku ngoma ya Mesiya y'imyaka 1000. Birumvikana rero ko abamarayika barahanuraga ibiri kuba, ariko bakahanura nanone ubuzima abamwizera bazabamo, bakanahanura ibizaba ku ngoma y'imyaka 1000. Dusubire inyuma gato Pastor. Yesu nubwo yavukiye i Betelehemu, mu murwa navuga ngo muto uciriritse wa gikene, avuka ari umuntu, ari uruhinja nk'uko twese twavutse, ariko yahozeho, yarariho. Reka dusubire inyuma gato dufasha abantu kumenya kuko Imana yashimye ko avuka aba uruhinja, kandi byarashobokaga ko azi uko ari, tukamubona. Ntabwo nibwira ko isi yari kumwakira aje uko ari, kubera ko Imana iteye ubwoba. Yabwiye Mose ngo nta wandi mu maso ngo abeho. Bivuge ko Yesu yari Imana. Nanone uzasome mu byahishuwe mu gice cya mbere, umunsi Yohana yabonye Yesu muri protokole y'ijuru, yikubise hasi nk'upfuye. Nta muntu wo mu isi rero yari afite ubushobozi, yambaye umubiri bwo kwakira umwana w'Imana ukwera kwe. Ntabwo byari gushoboka. Niyo mpamvu byasabye mbuze ikinyarwanda, niyo navuga kwigira muto ku buryo Imana ikwigwa mu nda y'umugore. Yagira ngo aza abantu yisanishe. Yari yambaye umubiri 100%, ariko adatakaje n'ubumana 100%. Nubwo yaje akabanza kuvuka Pastor, byarashobokaga ariko ko yari kuza ari mukuru. Yego ari umuntu, ariko ari mukuru nka kuriya yatangiye ivugabutumwa afite 33, akaba ari ko azari. Urumva nabwo yari umuntu nkatwe, ntawe ari kumutinya, ntawe ari kumuhunga, ko yari yambaye umubiri nkatwe. Kuko Imana yashatse ko anyura muri process yo kunyura mu kuvuka no kugise no konka no kugira gutyo kugeza baye mukuru, kandi byarashobokaga niba yarahozeho mbere yari kuza nka mukuru agahita aza tukamubona agatangira ivugabutumwa, agatangira misiyo imuzanye yo gucungura umuntu. Urabizi ko mwiremwa abantu baremwe navuga ngo ari bakuru ni babiri, ni Adamu na Eva. Nyuma yabo Imana yahisemwo ko abantu bororoka. Ntabwo Imana ari guhindura ihame ngo ireme izane ikimanuka. Babona umuntu utazwi inkomoko, utazwi aho avuye, nabyo ntawe ari kumwemera. Ntawe ari kumwemera kubera ko byari kuba byinshi ihame ry'Imana. Nanone byari kuba hari n'ikindi, icyaha cyakozwe n'umugabo n'umugore mu ngobyi ya Edeni. Nanone gucungura abantu byagomba kunyura no muri iyo nzira. Nanone Imana igatoranya umugabo, igatoranya n'umugore, dukurikije Adamu na Eva, hanyuma bikanyura muri iyo process.
aha ukuza kwe hano mu isi ngira ngo amaze kuzuka niryo tangiro ry'isezerano rishya. Ariko nubwo yaje hagatangira isezerano rishya, hari icyo nakwita nk'ibishushanyo mbonera byo mu isezerano rya kera byagendaga bishushanya ukuzaza k'umucunguzi. Wadufasha kubidusobanurira no kubitubwira Pastor? Kuva mu itangiriro 3:15 nibwo buhanuzi bwa mbere buvuga ko Yesu azaza. Ubwo ni cya gihe umuntu yarakoze icyaha. Imana yaravuze ngo mu rubyaro rw'uyu mugore uhemukiye hazavamo uzakumena umutwe nawe uzamukomeretsa agatsinsina. Ukurikije ibyakurikiye byose byahanura Mesiya. Duhere ku nkuge ya Nowa. Yego. Kristo niwe buhungiro bw'ukuri. Hanyuma dukomeze kuri ihamagarwa rya Aburahamu. Turebe Melikisedeki umutambyi wa onu. Nawe yashushanya Mesiya. Hanyuma dukomeze na Mose. Na Mose nawe yari umucunguzi. Birebye ibintu byabaye kuri Mose ukareba n'ibyabaye kuri Yesu, bose barabacunguzi. Hanyuma dukomeze kuri Yosefu. Yosefu ahuje ibintu birenze 70 na Yesu. Yego, nawe yari umucunguzi. Hanyuma ukurikije abagiye bakurikira bose, urebye ihema ryo mu butayu naryo ryari rigizwe na Kristo, byose byashushanya Kristo. Urebye inzoka bamanitse mu butayu n'umuringa, nabyo Kristo yari kuzakira ububabare akaba umucunguzi, kuko yari inzoka babwiwe ko nibayirebaho izakira ubusabwe bw'inzoka zabariye. Inkoni ya Mose nayo byari yashushanya Kristo. Uribuka ko yigeze kuyishyira mu mazi, amazi agahinduka meza, kandi yari mabi. Kristo yari kuzakira imibabaro yacu, cyangwa se yakiriye imibabaro yacu, muri we hakavamo amahoro n'ibyishimo no kuruhuka. Abagiye bakurikira bose bahanuye Mesiya kugera kuri Yohana mu butayu. Bose bahanuye Mesiya. Ntabwo twavuga kuri umwe byadufata igihe kirekire, ariko ubuhanuzi bwose buri mu isezerano rya kera bwavuga Mesiya. Ubuhanuzi bwose buri mu isezerano rya kera bwavugaga kuri Mesiya uzaza, nubwo bitari bizwi igihe azazira. Kuba bwarabaye bwinshi ni uko Imana yabonaga abantu batumva. Kumva ko umuntu none se reka nkubaza ko Pastor ibyo tubwiye ni byinshi pe ku buryo ngira ngo 2 cyangwa 3 ubuhanuzi 2 cyangwa 3 kubumva bwari kuba busobanutse kandi buhagije kumenya ko hari Mesiya uzaza gucungura isi. Kuki bwabaye bwinshi? Bibiliya iravuga ngo igihe gikwiriye cy'Imana gisohoye. Urabizi ko igihe ntawe ucihutisha, gisohora nyine igihe gikwiriye. Cyari cyo gihe gikwiriye Imana yagomba gucungura. Ariko nanone nkomoje ku kabazo warubajije, utekereza ko abo bantu ntabwo bari bafite umwuka wera. Umwuka wera yazaga rimwe na rimwe, nanone ku bantu batoranyijwe akabahangaho yarangiza akagenda. None twe ko tunanirana tunawufite tuwuhorana turanye nawo buri munsi. Birumvikana ko umuntu kuva umuntu akoze icyaha yatakaje ubumana, yarakeneye gucungurwa. Imyaka yose byamaze mbere y'uko Kristo avuka aza ni imyaka myinshi, ari nayo ubwo buhanuzi bwose bwagiye bucamo 1, 2, 3, 4, 5. Imana yari ibizi neza ko bizamara icyo gihe cyose, cyangwa yagumye igerageza kugeza ubwo ifashe umwanzuro wo guhagarika gukomeza guhanura ko Mesiya azaza? Ntabwo Imana yakomeje kugerageza kugira ngo irebe ko yabonamo uwo umuntu ishaka. Ariko ntiyabonetse mu isi, ntiyabonetse, nta handi yari kuva kiretse Imana itanze umwana wayo. Yohana 3:16, kuko yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo kugira ngo umwizera atarimbuka, ahabwe ubugingo buhoraho. Hari indirimbo tujya twumva ngo mu ijuru inama iraterana.
iriya nama yarateranye pasite ntaho nyizi ariko izo ndirimbo urazumva? iriya nama ntaho nyizi ariko ntekereza ko izaba, kubera ko iriya ndirimbo ivuga ku gucungura umuntu. Itorero niriva mu isi hazabaho ibyago bikomeye ku isi, ku buryo umuntu azaba akeneye. Mu byahishwe baravuga ngo mbona usa n'umwana w'umuntu yatambwe, ukuvuga ngo ni Mesiya azaba yiyemeje kuza kwima ingoma y'imyaka 1000. Rero hari ukuntu babyitirira ibyabaye ariko ntabwo biraba, ni ubuhanuzi butarasohora. Kuko bavuga ko inama yarateranye noneho habura n'umwe mu ijuru, mu isi n'ikuzimu. Noneho Yesu abonye yuko binaniranye, nyine nta yandi mahitamo yose abonetse, mbese byose byanze, aba ari wuzari nka option ya nyuma. Niyo mpamvu Bibiliya iyo tuyisoma dukwiye kwitondera ubuhanuzi. Dufate nk'ubuhanuzi bwinshi Yesaya yahanuye, ubona buzasohora inshuro zirenze 3. N'ubu twasomye nabwo buzasohora. Hari igihe Yesu azabona amahoro azuzura isi yose mu gihe ku ngoma y'imyaka 1000. Hari ukuntu rero tubigira ibyacu uyu munsi, cyangwa tukabigira ibyatambutse ariko bigikomeje. Ijambo ry'Imana riri kuvuga ngo riri pire, riruzuye, ririzewe, ryaravugutiwe, riratunganye ku buryo rizakomeza kubaho imyaka, nubwo habaho indi myaka 100,000 rizakomeza kuba rigifite agaciro bitagajutse, yego, nk'uko riri uyu munsi, nk'uko riri ejo hashize. Mu isezerano rya kera nk'uko tubivuze, ubuhanuzi bwose bwagiye butanga igishushanyo mbonera cyo kuvuka no kuza gucungura isi kwa Mesiya. Hanyuma hagatangira isezerano rishya. Dusubiye inyuma paze, twavuga ko isezerano rishya ryaje ari uko irya kera rishaje, rinaniwe, ritsinzwe. Ntabwo isezerano rya kera ntabwo ryari. Ubu kugira ngo tube ndi kureba Dominique, nuko afite ababyeyi bamubyaye. Ntabwo nafata rero Dominique nk'ikimanuka nirengagije ko afite ababyeyi. Kugira ngo tubone igiti gisa neza nuko kiba gifite imizi. Isezerano rya kera ni imizi y'igiti tureba. Rero ntabwo isezerano rya kera ryuzuzanya n'irishasha, ntabwo ryananiwe, ahubwo ubona byakomereje aho byari bigeze. Yego. Yesu aje mu isi, aravutse, twagira ngo dufashe gusobanukirwa impamvu byabaye ngombwa ko avukira ahantu habi munsi y'ahandi hose, haciriritse, mu mujyi utiyubashye, kambyite gutyo. Kandi pastor, twibuke ko nubwo yari uruhinja, yari umwami w'abami. Kuki byagenze gutyo? Icya mbere ni uko uje gucunga mu muco wa Kiyahudi, umuntu ucungura abantu yagomba kuba afitanye na bisano rya bugufi. Si umuntu wese yagomba kuza gucungura imbata, yagomba kuba ari umuntu ufitanye isano nayo rya bugufi. Niyo mpamvu Yesu yambaye umubiri. Hanyuma yaza guhera reba protokole y'ubwami na protokole y'ubutambyi. Hari undi muntu uzi yagomba kuba umutambyi utavuka mu muryango wagitambye. Ntiyari kubona hamenera. Hanyuma ikindi, wibuke ko yaraje ari igitambo, ari n'umutambyi. Yaraje guhindura ibintu, uburyo byari byubatse. Yagomba kuvukira ahantu hameze hatyo, mbese ni nko kwihisha. Urebye nk'ubwami cyangwa amaleta yo ku isi, uramutse uje wiyita perezida, urumva wababanaho? Kubyita byonyine ntabwo byava. Yego. Rero yagomba kwihisha ku kigero cya nyuma, kubera ko nanone wibuke ko nari ngiye gukoresha imvugo mu muhanda. Yihorere. Nari ngiye gukoresha imvugo mu muhanda. Bari abanyabwenge b'inyenyeri bamukoreye ibintu bibi. Niyo mpamvu babujijwe na marayika kongera kunyura mu nzira banyuzemo. Ariko nabyo urabona ako kantu gusa gato
hatumye haba jenoside y'impinja. Urumva rero iyo aza kuba bamenya ko yavukiye mu bitaro bizwi cyangwa akabyagwa n'umwana w'umutambyi azwi, ntabwo byari kuvamo, kuko n'ako gato kamenyekanye urabona ukuntu kakoze ibara. Rero nibwira ko yagomba kwihisha ku kigero atawuzamuvumbura kiretse atangiye umurimo. Mu guhitamo kw'Imana abo umukiza azavukiramo, hari icyo byagendeyeho wadusangiza abantu baba batazi mu Mana? Yego. Hari abantu babiri twubaha batoranyijwe, yaba Mariya cyangwa se Yosefu, reka mvuga ababyeyi be. Yego. Yenda tuzakora ikiganiro cyihariye mvuge ku ndangagaciro zabo, izo Bibiliya ivuga. Buri umwe cyangwa? Buri umwe. Kubera ko turengeje umwe ntabwo yaba ari amasaha menshi. Yego. Ariko hari ibintu bari bahuriyeho. Biravuga ko bari abakiranutsi, bari bafite umwuka wera. Kandi uwo Bibiliya yise umukiranutsi pasite aba ari we. Kandi mu gihe hashize imyaka 400 nta jwi ry'Imana, nta buhanuzi, nta yerekwa, babyita igihe cyo guceceka kw'Imana. Imana igasikana ikavuga iti ni umukiranutsi. Rero tuzagerageza kubivugaho. N'abantu burebye abantu bose bagiye bamenya ko Mesiya yavutse, yaba Simeyoni, yaba Ana, baba Bungeri, baba Mariya, baba Yosefu, bari abantu bose bari bafite indangagaciro zihariye zatuma nawe ubatoranya ubaye uri Imana. Mu gutoranywa rero ubwo turi kugenda tugana nyine aho ngaho, kuvuka kwe guteza ikibazo. Guteza ikibazo, kandi mu by'ukuri yavutse mu mpinja nyinshi, kuko ni uko ari wamenyekanye Bibiliya ivuga, kuko we yari afite impamvu, yari afite purpose nyamukuru imuzanye. Ariko ngira ngo hari impanga ze nyinshi bavukiye rimwe muri kiriya gihe, kandi bavuka mu buryo abantu bamenye bo mu miryango y'izo mpinja. Yesu hari ikimenyetso mu buryo bugaragara bw'umubiri nk'uruhinja yari afite kidasanzwe, ku buryo cyari kunyeganyeza isi. Kandi yabanje kuba umuntu nkatwe, twabonye ko ataje nk'Imana, yabaye umuntu. Buriya umutima wumva undi mutima, umwuka yumva undi mwuka, amaraso akurura andi maraso. Umunsi Simeyoni yari akikiye Mesiya, urabizi ko abatambyi bari basanzwe ku munsi wa 8 bakira impinja zavutse. Ndavuga uruhinja kuva ruvutse kugera ku munsi wa 8 bajyaga kurumurikira umutambyi. Kari akazi asanzwe ko gukeba abana b'abahungu, kubasabira umugisha, byari ibintu bisanzwe. Ariko umunsi yamukikiye yaravuze ngo noneho usezere umugaragu wawe amahoro, kuko amaso yanyu abonye agakiza k'Abisirayeli ako witeguye kuva kera isi itarabaho. Yumvisha hari connection divine, amenya ko ubwo ruhinja rudasa n'izindi zose yagiye aterura cyangwa yagiye asabira umugisha. Buriya yarabifirinze, arabyumva ko bidasanzwe. Buriya mu rusengero dushobora kuba turi nk'igihumbi, ariko iyo uhuye n'umuntu yavutse ubwa kabiri, mwinjiriye mu irembo rimwe, yuzuye umwuka wera wakiriye, muramenyana. Yego. Hari ukuntu iyo connection, ko kwemezwa, iyo conviction. Iyo urimo neza muranaganira mukumva muri ku. Yego. Iyo hahagaze umuntu ku ruhimba ari kwigisha, akavuga tumwe n'Imana, abantu bose bari aho bagira ayo matwi y'ubumana, iyo sanse barabyumva. Yego. Iyo umuntu aririmbye, abantu bose bafite Imana muri bo n'umwuka wera, bamenya ko iyo ndirimbo aho yavuye. Ni nk'iyo umuntu ahanuye, abantu bumva hari ikintu kibemeza ko ari Imana ivuze. No gusenga, umuntu ashobora kugusengera gusa. Yego. Kuva ibyo bintu ntibifata pe, ukumva nubwo azi kuvuga, nubwo afite eloquence nyine azi kuvuga, ariko ukumva hari ahantu biri gukubita bikagaruka, ukumva ntubyumva neza. Ariko bisaba kuba uri connected, niba ariko nabyita, kuko sino kuba avuga neza ushobora kubyitiranya ko wafashijwe. Iby'umwuka rero bigenzuzwa, iby'umwuka bindi ntabwo twabwira abantu ngo ibyo bintu bigenda bite. Bisaba gusa kuba uri ufite uwo mutima. Reka tusubire inyuma gatoya. Muri
iyi process yabaye mu isezerano rya kera kugira ngo umukiza avuke cyangwa se habeho gucungura isi nabyita ngo byuzuye bya nyabyo mu by'ukuri. Abantu bose bagiye banyuzwamo ubwo buhanuzi bw'uko Mesiya azaza, bagiye bunyuzwamo, abenshi urumva barengeranye n'isezerano rya kera, ntibyashoboka ko babibona. Tugeze mu ijoro Pastor, hari ikimenyetso kizagaragaza ko bavuze nubwo bagiye bazamumenya bakamubona ko bazaba ari abantu? Nitugera mu ijoro bizaba ari ibindi, nibyo ijisho ritigeze kubona, nibyo gutwi kutigeze kumva, nibyo Imana yateguriye abayikunda. Ariko nibwira ko reka dusubire inyuma ho gato, umunsi azuka. Bibiliya iravuga ngo abera babonekeye abantu benshi mu mujyi Yerusalemu, barababona barabamenya, kuva kuri Abeli kugera kuri Yohana Umubatiza, nako kugera ku gisambo cyo ku musaraba. Hanyuma igihe Yesu yahura na Mariya, aramubwiye ngo ntunkoreho, ngiye kubanza kubageza kwa data, hanyuma ubwira abigishwa ko tuzahurira i Galilaya. Mu ijuru nibwira ko umuntu avuye mu Buyapani, undi akava South Africa, undi akava hirya Canada, hirya ku mpera y'isi. Iyo bahuriye mu ijuru bamera nk'abari batuye muri quartier imwe, baba bazinanye wa mutima w'ubumana. Iyi mipaka nitwe twayishizeho, isi yose bayibona imbere yabo. Yego. Nibwira ko nitugerayo tuzaba dufite ubwenge butari nk'ubw'inaha. Nibwira ko uzabona Aburahamu uhita ubona mumeze nk'aho ari sogokuru mwabanye mu rugo, mwari musanzwe muziranye. Yego. Uzabona Eliya uhita umumenya, kubera ko bizaba biri, ntabwo tuzaba dufite ubwenge nk'ubw'inaha. Buriya inaha ibintu twiga mu mashuri ni amaco y'inda, ni uburyo bwo gutunga igifu. Ubwenge nyabwo ntabwo ari ntabwo ari ubwo, kubera ko njye nabayeho mu minsi itambutse. Hari igihe cyari igihe cy'ububyutse, ndavuga nkizwa, cyari igihe cy'ububyutse. Umuntu yinjira mu rusengero bakamurondora, wabyoza ubyita gusikana, bagasikana bakamubwira utuntu nawe yiziho wowe wenyine, atarazi ko twamenyekana, atawundi muntu n'umwe wo ku isi yarazi ko azi utwo tuntu. Imana imenya ibyo rero. Kera hari 1998 hari korali yitwa Imbuzi, yajyaga aririmba ngo urushishi rw'umukara mu ijoro ry'umukara, munsi y'urutare rw'umutakara, n'Imana irarubona. Rero Imana ntabwo yananirwa kumenya bene ibyo. Tugana ku kuvuka kwa Kristo tunasoza, ubu buhanuzi bwagiye busimburana buvuga ku kuza kwa Mesiya. Pastor, bukwiye kwigisha icyo umukristo wa none, bukwiye kumusigira irihe somo, bukwiye kumuha iyihe shusho uyu mukristo w'uno munsi muri iyi myaka cyangwa muri kinyejana turi muri kutwumva muri aka kanya? Icya mbere ni uko umugambi w'Imana ni muremure, ni mugari ku muntu. Niba Imana yatangiranye n'ubuhanuzi mu itangiriro, bikarinda bigera mu gihe cyo kuvuka kwa Yesu, umuntu udukurikiye yumve ko ari mu mugambi w'Imana, hanyuma akora ibishoboka agerageze kwihuza n'uwo mugambi, kubera ko nubwo yaba ifiteho imigambi myiza, ariko wowe ugahitamwo kuba umwana w'ikirara, nta hantu muzahurira n'umugambi wayo. Yihuza n'umugambi gute? Matayo 5 haravuga ngo hahirwa abantu bagira inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko aba ari bo bazahazwa. Imana uko ukomeza kwigaragariza inyota, niko ikomeza guhaza ubuntu bwayo mu buzima bwawe. Hari abantu rero bumva Imana batayikeneye, kavuga ati mu by'ukuri turihagije, ntitugukeneye. Ariko mu buryo bworoshe, mu magambo yawe yoroshe, mu ntege nke zawe, kubwira Imana ngo ntumiteho umukiza, kugendera abandi nanjye ntusige. Iyo nyota ni Imana izahaza. Ni uko uzagenda winjira mu mugambi w'Imana, uzava mu bwiza ujya mu bundi, uzarushaho kwimenya, uzarushaho guhishurirwa uko uzakomeza kuyegera. Kuvuka kwa Yesu uyu munsi twizihiza Noheli ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa 12.
bihuriye hehe pasiteri? Itariki yavuye hehe? nta hantu bihuriye gusa, nta hantu bihuriye n'itariki yavukiyeho. Yaje iti itariki? Ni n'abashumba bakuru ku isi bagiye hamwe, hanyuma bashyiraho itariki ya 25. Urebye kuva kera hizihizwa ibindi bintu byinshi, hanyuma bagerageza kubihuzahuza. Ariko ntabwo Yesu yavutse itariki 25 z'ukwa 12. Bamwe bakeka nko mu kwa 9. ngira ngo icyo gihe ntibabaraga amezi nk'uko tuyabaruha. Oya, nta nubwo babara imyaka nk'uko tuyibara. Rero nibwira ko twebwe icyo twizihiza ni uko Yesu yaraje mu isi. Kuba Imana yarohereje Yesu mu isi nicyo tugomba kwizihiza, ariko ntabwo twizihiza umunsi, nta nubwo twizihiza ukwezi. Yego, usibye ko n'ubusanzwe Noheli imaze gutakaza igisobanuro hejuru ya 90%. Turaza kukigarukaho. Reka dusubire inyuma gatoya. Iyo twizihiza uko kuvuka kwa Yesu nuko nandi kuvuga, mu by'ukuri pasiteri duha igisobanuro cy'icyo dukwiye kwizihiza nk'abakristo mu by'ukuri. Kuko ari gusanga twizihiza uwo munsi w'itariki 25. Hari igihe usanga twizihiza kwambara imyenda mishyashya no gusohokera ahantu heza. Hari igihe usanga twizihiza kujya mu rusengero bwa mbere na mbere, ugasanga umuntu ajya mu rusengero gusa kuri Noheli. Ikindi hakabaho n'amadini amwe n'amwe ahitamo kubatiza uwo munsi kugira ngo abantu bumve ko ari umubatizo w'igitangaza uruta indi mibatizo yose. Umukristo wa nyawe w'ukuri wamugira inama y'uko tuba turi kwizihiza iki mu by'ukuri? Icyo twizihiza ni uko Yesu yaje mu isi, Imana yamutanzeho impano. Kuko Imana yakunze abari mu isi, byatumye itanga umwana wayo. Icyo tugomba kwizihiza ni ukuba Imana yaratwohereje Yesu mu isi. Ni ikintu cyiza cyo kwizihiza. Yani mu yandi magambo, dukwiye kwizihiza urukundo rw'Imana twaboneye muri Kristo Yesu. Yego. Ntabwo dukwiye kwizihiza imyenda, nta nubwo dukwiye kwizihiza ifunguro waribona utanaribona. Ntabwo nzibagirwa umunsi mbatizwa. Uwo munsi ubanza narabwiriwe ndanaburara. Nta funguro ryari riri mu rugo. Njye nari ndwaye bikomeye. Urumva? Ariko ntibyambujije kuba umukristo. Ijambo tugomba kwizihiza rero, yani hari ukuntu uko iminsi ishira bigenda bitakaza igisobanuro. Bigatakaza igisobanuro nyakuri. Yego, bigasigara ari igisobanuro. Wenda hari ku isi hari abantu bacuruza amafaranga menshi, ayo bari kuzacuruza umwaka wose bakayacuruza ku munsi umwe gusa wa Noheli cyangwa icyumweru cya Noheli. Hanyuma kuba umukristo afata Noheli nk'igihe cyo kwambara neza no kurya neza no gusohoka ni ubuyobe. Kuba kuri Noheli ari wakogwa ibyaha byinshi kuruta ibyakozwe umwaka wose, nabwo n'ubundi buyobe. Noneho abakristo ntabwo bakwiye kugendera muri ubwo buyobe. Hari igihe no kuba uwo munsi bawita ko ari wo munsi wo kugabanya ibyaha, muri basanzwe atukana cyangwa agira ati uyu munsi kanihangane hasi nzakwemeza ejo. Yego, rero icyambere tugomba kwizihiza kuri Noheli ni urukundo rw'Imana. Imana yakunze abari mu isi itwoherereza Yesu. Yego. Iyo umuntu yasobanukiwe urukundo rw'Imana, aba yumva arimo gufiringa ko Yesu yaje mu isi. Amen. Ikindi ni ineza y'Imana. Urebe ukuntu umuntu yari mubi, ariko Imana igakomeza kwihangana ikamugirira neza, na ya migambi myiza navuze ifite ku muntu kugera icyo gihe. Ikindi nanone ni ubuntu. Urebye umuntu yari yakatiwe ubwo gupfa pe, ntabwo yari gutanga umwana wayo. Dukwiye kumenya ubwo buntu twagiriwe. Hanyuma nanone Imana ntihemuka. Kubibwiye Adamu, kubibwiye Satani ngo mu rubyaro rw'uyu mugore uhemukiye hazavamwo uzacungura abantu. Ni nk'aho uvuze ati unkoze mu nda cyangwa urampemukiye. Ariko ngewe ndi uwo kwizera, simpemuka. Isezerano nagiranye n'umuntu rizagegwaho, kuko yari yavuze ngo batware amafi yo mu nyanja, ibiguruka n'ikirere. Ikindi nanone Imana irakiranuka ku kigero icyo isezeranye igisohoza, kubera gukiranuka kwayo. Nanone
isi yari ibonye ibyiringiro bisha, kubera ko bageragereje mu ntama, mu nka, mu batambyi n'ahandi biranga. Hagomba kuza undi muntu utanga ibyiringiro bitandukanye n'ibyagerageje. nkunda Yohana ahanura Yesu ukuntu yavuze. Yaravuze ngo dore ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Kuvuga ngo nubwo wabaga wabonye inka yo gutanga, ibyaha babitwikira umwaka umwe bikongera bikakwicisha, kuko atari ntama w'Imana, ari ntama w'undi muntu cyangwa ikindi kintu. Noneho wowe akuraho ibyaha by'abari mu isi, ntagatwikira. yego. Ikindi nanone ni cyo twasomye kivuga amahoro. Buriya amahoro y'umutima nta kindi kintu na kimwe ku isi cyaguha amahoro y'ukuri atari Kristo yatanga. Yego, nta n'icyasimbura. Hari ibintu abantu benshi bagerageza bisa nkaho buriya abantu bakenye iyo babonye abantu bafite ubuzima bwiza, baba bagira ngo bafite amahoro. Erega benshi aba ari zo nzozi zabo. Ariko iyo urebye depression iri hirya hariya, usanga nabo baba bifuza kugaruka bakaba. Yego. Yani amahoro ava ku Mana. Waba ukize, waba ukenye, waba warize, waba utarize, waba uri ku mugabane uyu. Urebye urubyiruko rwacu rwirirwa rugwa mu nyanja bagiye kubibaza ngo hirya iriya niyo bazabonera amahoro, hirya iriya nawe ukamenya biyahura bari uko bangana, uhita ubona isi nta mahoro. Umwami w'amahoro ni umwe wenyine. Niyo mpamvu nkunganiye Pastor, niho yavuze ngo Yesu ngo mbasigiye amahoro. None yongera ngo amahoro yanjye ndayabahaye. Ariko aca akarongo ngo ariko amahoro mbaha atandukanye noneho n'ayabizi batanga. Yego. Rero dukwiye kwakira uyu mwami w'amahoro, hanyuma amahoro akaba mu buzima bwacu. Yego. Dusoze se kadusubike, kuko Noheli zizahoraho, uko Imana izajya idushoboza tugenda tuyivugaho. Yesu kuvuka kuki bavuga ngo avukire muri twe? Ntabwo ibyo ntabwo nabivuga, ariko ujya ubyumva. Yego. Kuvukira muri twe bijya guhura na cya kinyoma. Iyo mvugo inyivuze kuko ikunda gukoreshwa cyane. Yego. Yewe hari n'abasenga batyo. Bijya guhura na cya kinyoma ko Noheli ari Noheli y'abana. Urabizi ko ari igihe bizihiza iminsi mikuru y'abana cyane. Yani ntabwo navuga ngo avukire muri twe, ahubwo navuga ngo abe umwami w'ubuzima bwacu. Iyo bavuze ngo mu ijuru icubahiro kibica Imana, amahoro abe mu bo yishimira, ubwo bivuze ngo nitubeho ubuzima buyubaha, twubaha Imana, amahoro atahe, kuko icyaha nico kibuza amahoro. Yego. Ntabwo twamusubiza ku kuvuka hashize imyaka 2025 apfuye. Nkurikije uko watubwiye icyo dukwiye kwizihiza kuri Noheli Pastor, numva rero ko tudakwiye gutegereza ku itariki ya 25, ahubwo buri munsi na buri saha dukwiye kwizihiza, nabyita ibyo watubwiye, kuko bikwiye kuba ubuzima tubaho bwa buri munsi. Yego. Bukwiye kubaho ubuzima bwa buri munsi umukristo abayeho. Kubera ko hari indirimbo ntibuka neza ndavuga ngo buri kanya buri saha ndagushaka. Yani bikwiye kuba uko umutima utera, ariko ukwiye kumva umukeneye kurutaho. Kubera ko uzi impamvu twese tuzatungurwa. Hari umuntu yabaga ashobora kuba ari haragenda umutima ugahita uhagarara. Yego. Yani niba ari uwo mwanya ari mu mwanya w'amatiku n'ibindi yaba atari mu mwanya mwiza wo kumwakira. Tujye dutekereza ko gupfa kwacu n'igihe azagarukira byose yabigize ibanga, no kuzabimenya uko bibaye. Yego. Niba rero bizaba bitunguranye, kandi uko twese nta muntu azi ngo ni iki kizamuhuza nawe. Ndavuga gupfa cyangwa impanda kuvuga. Dukwiye kuba turi abantu biteguye ko igihe cyose ashobora kugaruka. Kandi nibyo duhugiyemo, ibiturangaje ntibizamubuza kuza. Yego. Murakoze. Reka dusoreze kuri aka kantu, cyangwa se dusubikire kuri aka kantu. Ni akabazo k'amatsiko cyangwa se gafasha abantu badukurikiye Pastor. Ni igiki kijya kikubabaza kuri Noheli
ni mu gihe cyo kwizihiza noheli, iyi minsi ya noheli cyane, kikubaza ku buryo ushobora kuvuga ugaprofita kino kiganiro ukavuga uti yewe muntu ukurikiye ikiganiro aka kanya uri kunyumva, ndakwinginze hagarika ibi bintu kuko ntibikwiriye umukristo kuri noheli. Ikintu kimbabaza ni abantu bizihiza noheli mu kwishora mu byaha. Uwo muntu aba arimwo gupfobya, gutesha agaciro impamvu yatumye Yesu aza mu isi. Hanyuma undi wa kabiri umbabaza ni umuntu urebera noheli mu byo kurya no kwambara. Uhura n'umuntu avuga ati wampaye noheli, ku buryo kuba atambaye umwenda mushasha, atariye inyama, atariye inkoko, atariye umuceri, atariye, yumva nta noheli yabaye. Ahubwo pastor wampaye noheli. Bisa nkaho ntaho bitandukanye na babandi bamujyaho bamushakaho imigati. Yego. Ibyo bintu ni ugutesha agaciro icyo Yesu yakoze. Hanyuma ni byiza ko tujya neza, ni byiza ko twambara neza, ni byiza ko tugira umugisha, ariko ibyo ntaho bihurira n'icyamuzanye cyo kuducungura. Hanyuma icya gatatu, wambajije kimwe mvuze byinshi, nta kibazo, ni ikinyoma cy'idini. Ikinyoma cy'idini bizihiza noheli aho kugira ngo bahuze abantu n'icyo Yesu yakoze ku musaraba cyo kubacungura, ahubwo bakabasubiza muri noheli y'abana, bakabasubiza muri noheli nk'aho nyine bakashyiraho ibirugu, bikaba ari akabebe kavutse, ku buryo abantu bizihiza nyine uruhinja, kandi byarenze uruhinja, yagiye ku musaraba, yarazutse, ni umwami. Ibyo na mbere y'uko aba uruhinja yari ariho. Yego. Kandi azanagaruka. Yego. Dukwiye kuba ari byo dushira imbere, ibindi byose bikaba ari kwibuka gusa amahoro yaduhaye, agakiza yaduhaye, ubudahemuka bw'Imana, gukiranuka kwayo, ukuntu ariyo kwizerwa, ubuntu twagiriwe. Yego. Hari ibintu byitwa ngo Père Noël. Pasi nashaka ko iki kintu kivugaho. Père Noël ni ibiki biriya bintu ubundi? Nabyo ni ikinyoma cyahimbwe n'abantu bavuga ko abantu bazana impano, ko hari umuntu uzana impano, ababyeyi bakazigura bakazishiraho, hanyuma abana bakazisanga aho mu gitondo, bakaba bazi ko hari umuntu uzana, hari umusaza uzana impano yitwa Père Noël. Noneho sinzi niba bazi ihungabana batera imiryango itifashije, idashobora kubona izo mpano. Abo bana bibuke ko ari igihe bazahurira ku ishuri, bazavuga ukuntu basohokeye Dubai, abandi bagiye mu Bushinwa, abandi bagiye kuko nyuma y'uwo munsi wa Noheli ubuzima burakomeza. Hanyuma ni abana badafite ubwo bushobozi baziyumva nk'aho bo baciriritse muri sosiyete, kuko badashobora kubona bingana gutyo. Nge nibaza ko byakabaye byiza ahubwo n'abakire basangiye n'abakene. Kuri nge nibyo byaba bifite igisobanuro, kubera ko no mu rusengero hari abantu baba bari bwizihize ku kigero giteye ubwoba, hari undi muntu utaribona ifunguro ry'umunsi umwe. Ni ibintu bitari byiza. Hanyuma ikindi nanone, sinatangiye ku rukundo. None se ni gute twavuga ko Yesu ari urukundo, Imana ari urukundo, na Yesu nawe ari urukundo, mu gihe tudashobora gusangira byibuze kuri uwo munsi? Bamwe bagahaga cyane, bigasigara bikajya mu mufuka, bikajya indubu, ukabirya bikingiranya ahubwo. Hari undi muntu utabonye ifunguro ry'umunsi. Ntabwo ari ukuri, ntabwo ari ukwizihiza. Twaba twizihiza ibindi bitari byo yakoze. Yego. Reka dusubikire ahangaha pastor, dusubikire ahangaha, ariko tugarukiye ku kuvuka kwe kuko aricyo twashaka kuvugaho, ariko umusaraba turawirinda kuko ntabwo ari turawirinda, ntitwawuvugaho, ariko si uko igikorwa cyamuzanye cyagarukiye ku kuvuka gusa, ahubwo ni uko ari cyo gice twifuje kuganira namwe uyu munsi. N'igihe cya Pasika noneho ntituzahera ku kuvuka, ahubwo tuzahera aho duhereye ubu ngubu, tuvuge ugupfa no kuzuka kwe, kuko niho umugambi wari urangiye. Niki wifuriza umuntu kuri iki kiganiro kuri uyu munsi wa Noheli kidasanzwe, donc umunsi ku buryo waba mushyashya we mu buryo bw'ubugingo bw'umwuka, nibwo mvuga cyane?
reka mbifurize ikintu kimwe gusa, mbifurije ko yababera umwami w'amahoro. Dusubize Imana icubahiro, tuyambura amahoro ataye mu mitima yacu. Ndabizi ko hari abantu bankurikiye benshi batayafite, nabo babizi ko batayafite, kandi icayababujije barakizi, bagerageze bagikureho, bakira amahoro Imana itanga. Ese araza pastor? Mbarije umuntu amahoro araza byakweri kweri? Yego, iyo ukuye icyakubujije amahoro, amahoro aza mu mutima wawe. Ko hari igihe umuntu aba atakizi? Biragoye ko yaba atakizi. Ndabarije umuntu simbizi, ari ushobora kuvuga ati ariko ko numva nge ntacyo nzi. Ntibibaho kuba utakizi. Ubwo yaba yigiza nkana? Yaba yigiza nkana. Yego. Ubwo bishatse kuvuga icyaha, nico kiyabuza. Hari ubukora byinshi rega ku buryo abatazi ngo yavuge wenda ibyo abashije kwibuka. Reka Noheli kibe igihe cyo kwiyunga no kugaruka mu busabane n'Imana, amahoro ari mu mutima wawe. Ngira ngo twasobikira ahangaha pastor, sinzi niba washyiraho umutemeri icyo ntakubajije washaka kuvuga kuri Noheli hanyuma dusoze. Icyo nashaka kuvuga nico, reka abe umwami w'amahoro. Mana, mu izina rya Yesu turasenga kugira ngo wongere kutubera amahoro, wongere kuba gukiranuka kwacu, kuko mbere y'ukuza abatambyi n'abandi bantu baragerageje ntibabibashije, ariko ni wowe gukiranuka kwacu. Dushoboze mwami kubaho ubwo buzima, ntibibe kwizihiza gusa, ahubwo bihinduka ubuzima tubaho bwa buri munsi. Icatunyuza mu isi gihinduka ubuzima bwacu, urukundo rwawe rube mu buzima bwa buri wese, kandi kuba waraje duhe kwakira n'impano watuzaniye. Ndavuga agakiza, ndavuga amahoro, ndavuga ibyiringiro, ibikuzuye byose uduhe kubyakira mu mwuzuro, mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen. Mwakoze cyane mwese, reka dusoze twongera kubifuriza Noheli nziza irimo biriya byose pastor atubwiye. Mugire umugisha.